buri mwaka akarere kose kagize intara y'amajyepfo kagenerwa ingengo y'imari. Iyi ngengo y'imari ni nayo turere bitewe n'ibikenewe kurusha ibindi dukoresha mu bikorwa bigamije kuzamura ubukungu, imibereho myiza ndetse n'ibindi byose bigamije kuzamura iterambere ry'abatuye u Rwanda. Navuga by'umwihariko ko umwaka w'ingengo y'imari dusoje wadufashije gutuma imirenge ine yo mu karere ka Huye dusoza umwaka universal coverage, cyangwa se abaturage bose batuye iyo mirenge ine ya Mbazi, Maraba, Simbi na Kigoma baregerejwe amazi ku kigereranyo cy'uko nta muturage ujya gushaka amazi inyuma ya metero 500, wakoze urugendo rurenze metero 500. Mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe tunafite ibice by'ubutaka butari buto busharira. Leta mu mwaka ushize w'ingengo y'imari aha hombi hashyizwe imbaraga mu bikorwa birimo guca amaterasi, ku buryo nko muri Nyaruguru amaterasi yakozwe angana n'ubuso bwa hegitare 200 yatwaye ikiguzi cya miliyoni 380. Muri Nyamagabe hashyizwe imbaraga mu gutanga ifumbire ya nkunganire ku bahinzi, ku buryo iki gikorwa ku bufatanye n'abikorera nacyo cyatwaye abarirwa muri miliyari 1 na miliyoni 500. Hagati y'imisozi ihanamiye ya Mushubi na Gatare muri Nyamagabe hubatswe ikiraro cyo mu kirere kuri miliyoni 250 gifasha abaturage kugeza umusaruro wabo ku isoko, ariko kandi kinagabanya n'impanuka za hato na hato kubarohamaga mu mugezi wa Gondo. Twaragendaga tukabona hano twaye kubona mbega tukabona ibintu biturutse ruguru ya bigasuri, ukajya kubona ukabona inki yamanutse nk'utayoga hano iturutse, ariko ubu ngubu bashyiraho iriteme unumva nta muntu utwagwa n'uruzi wa Gondo. Mu mwaka ushize w'ingengo y'imari 2022-2023 kubaka ibiraro ntabwo ari umwihariko w'akarere kamwe mu ntara y'amajyepfo, kuko hafi ya twose usanga ibi biraro byaragiye byubakwa. Nko muri Ruhango hagati y'umurenge wa Mboye na Kinazi hubatswe icyatwaye asaga miliyoni 269. Mu bindi bikorwa remezo byakozwe hirya no hino mu ntara y'amajyepfo mu mwaka ushize w'ingengo y'imari, uyu munsi byumvikanisha ikimisoro abaturage b'intara y'amajyepfo batanga imara ntabwo byabura mu muhanda ukomeye wa kaburimbo uturuka mu karere ka Bugesera mu burasirazuba ugahinguka i Nyanza ku burebure bwa kilometero 32 ubaza igice cya Nyanza. Nubwo yari umuhanda ugikorwa, ariko ingengo y'imari yawo yatwaye asaga miliyari 19 na miliyoni 100. Uyu muhanda mushya wa kaburimbo i Nyanza ku Mayaga wahoze ugendeka n'abari igitaka n'ivumbi, ariko kaburimbo yashyizweho ni igihamya nyayo ko buri wese akwiye gutanga umusoro bikunze kandi yibwirije. Muri Muhanga hubatswe imihanda mishya ya kaburimbo ireshya na kilometero 7 ku gaciro gasaga miliyari 5 na miliyoni 600. Hakozwe kandi igikorwa gikomeye cyo kubaka mu buryo bugezweho za ruhurura zimanura amazi yamanukaga mu mujyi wa Muhanga kangereza abaturage, nazo zakozwe ku gaciro gasaga miliyoni 500. Mu karere ka Huye naho imihanda mishya ya kaburimbo yarakozwe ku gaciro gasaga miliyari 3 na miliyoni 800. Abaturage bo mu mirenge ya Kigoma, Simbi na Mbazi bahawe umuyoboro w'amazi ureshya na kilometero 202 wubatswe ku gaciro gasaga miliyoni 378, ku buryo umunsi bavoma neza nibura muri metero zitarenze 500. Aha muri Huye kandi hatujwe neza imiryango 56 itishoboye y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, n'imidugudu nayo yatwaye asaga miliyoni 932 mu mirenge ya Gishamvu, Karama na Maraba. Ahantu yadukuye n'ahantu hakazi ntitwari kuzavayo, ariko ubu kugeza ubu sinabonaga, none ndakanura nkabona ubu sinkuruzi, nari narahumye. Yampaye gukanura nta n'amadarubindi ndambara, ubu nayo ejo bundi uzasanga nyambaye. Mu bindi bikorwa byiza byakozwe mu ntara y'amajyepfo mu mwaka ushize w'ingengo y'imari, nko muri Kamonyi hubatswe umuyoboro w'amazi watwaye asaga miliyari 1 na miliyoni 140. Hakozwe kandi umuhanda wa Gihara-Nkoto ureshya na kilometero 6 nawo watwaye asaga miliyari 3. Muri Gisagara akarere kubatse isoko rya kijyambere rya Mugombwa ku gaciro gasaga miliyoni 82. Hubatswe kandi n'inzu nziza yagenewe urubyiruko mu murenge wa Musha, nayo imaze kujyaho asaga miliyoni 450. Nagwa nk'urugero nk'uyu muhanda uzamuka no ku Ruganda wari ibyondo, bigatuma nta muntu uzagiza Gisagara
ugenda muri Huye yishimye kubera ko umuhanda mubi nta nubwo banyabagendwa, abantu ntabwo bagenda. Urwo ni urugero nguhaye. Kuba warakozwe rero ugakorwa na nyakubahwa perezida wa repubulika, wakozwe kubera imisoro yavuye muri twebwe. Ni byinshi ariko muri make ibyo twagarutseho ni bike ku rutonde rurerure rw'ibyakozwe mu ntara y'amajyepfo mu mwaka ushize w'ingengo y'imari 2022-2023, ku buryo nk'uyikorera muri iyi ntara wese akwiye guterwa ishema nabyo kandi akarushaho guharanira ko aya majyambere yakomeza kwiyongera. Ibi byose twabigezeho kubera abasora beza bubahirije inshingano zabo, abo nabo gushimirwa kandi cyane, ndetse tukanabasaba ngo bazakomeze kuba indashyikirwa n'inyangamugayo, bakomeze kuba abasora beza bagira uruhare mu guteza igihugu cyacu imbere. Ni ngombwa rero gushimira buri wese wabigizemo uruhare, ndetse n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu nabwo bwatumye imishinga myiza y'iterambere ishobora kugera ku baturage. Gutanga umusoro ni imwe mu ngamba zo kwigira kw'abanyarwanda n'ahazaza h'u Rwanda. Saba fagitire ya IBM wubaka u Rwanda.